Yes, twongeye kubahereza ikaze mwe mwahisemo kudukurikira 5 kuri 5 hano kuri The Public Sport. Nk'ibisanzwe ibiganiro ni ibya siporo tuba tugezemo neza cyane 5 kuri 5, ariko mbere ya byose tugitangira duhita tubanza kubwira abantu gukora subscribe, Oya nibyo bagakanda ariko ugakanda like batwereka ko bakunze ibiganiro byacu, ubundi niko biba tukajya bimeze tubana umunsi ku wundi, kuko umunsi ku buriya munsi. icyiza cyo gukora subscribe ni ukuba bituma niba dukoze ikiganiro kikugeraho mu ba mbere. Oya ariko icyo gihe Yego, biba ari uko wakanze all notification Yego. akazogera kukazogera mujye mukanda akazogera kugira ngo all notification ibiganiro byose dukoze bibagereho bihite bibageraho kite direct. kikugeraho ako kanya. So njye turi kumwe rero, nkaba nitwa Nzabakurana Vedaste, ariko nkaba ndi kumwe n'umusesenguzi hano kabisa mwiza cyane w'umusirimu, bamwita Kubwimana Olivier. Kubwimana Olivier, suhuza abakunzi ba The Public Sport. Umeze ute mu mwanya wanjye? Ni sawa ni sawa. Vedaste ndabona umeze neza cyane. Muri iyi minsi ufite ikintu kijyanye n'agafaranga. Urebye ntabwo wenda twavuga iby'agafaranga. Urabizi ko dukora ikiganiro cy'ubushize nari ndwaye akantu k'akagiripe. Ndabizi wari urwaye, ariko nk'uko nabivuze ni mu minsi 2-3 Imana ishobora kubigenza neza. Urabona ko byibura noneho ijwi ririmo riraturika, ijwi ririmo riraza, ririmo riragenda riturika buhoro buhoro. ndabakunda cyane abakunzi ba The Public Sport mwese. Yego. Buri umwe wagerageje gukanda subscribe nubwo yabikoze yikinira, ariko buriya yarabikoze. Yego. Uwakoze subscribe ndamushimira cyane, appreciate. Nawe utarabikora nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi ntikagira ikiganiro na kimwe kigucika, kubera yuko tuba twihirinze tukavuga tuti reka tubibagezeho byose mugende mubibona, nyine amakuru ari mu makipe yanyu agiye atandukanye. Ngira ngo rero tuba twagiye tuyabakurikiranira 5 ku 5. Yego, niko bimeze. Reka duhere muri ekipe ya Rayon Sport. Bwana Kubwimana Olivier, muri ekipe ya Rayon Sport harimo imyiteguro y'umukino bafite mu karere ka Rubavu n'ikipe ya Rutsiro. Ndagira ngo udutemberezemo, utubwire uburyo abakinnyi bari kwitegura. Ese abari kwitegura iyi match bagomba kuzazamukana na ekipe ni bande? Kuko urabizi ko mu mikino nk'ibiri ishize hari abakinnyi batayitabiraga, barimo Nsabimana Aimable, barimo Kadime Ndiaye, barimo Bugingo Hakimu, Suleiman Dafe. Bugingo Hakimu. Ndagira ngo uduhe ishusho mu myitozo n'uburyo ekipe ya Rayon Sport iri kwitegura muri rusange. Nk'umuntu wari uri ku myitozo ejo, wabonaga ari ibintu bimeze gute? Ku munsi w'ejo ndi ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport, abantu ntabwo bigeze batwemerera gukamera iriya myitozo, kubera yuko ntabwo baba bashaka yuko shemi tactique z'umutoza zigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Nabonyeyo abakinnyi bagiye batandukanye. Nsabimana Aimable ntabwo yigeze akora imyitozo. Witwa Kadime Ndiaye we yarakoze. Uwitwa Suleiman Dafe yarakoze, ameze neza. Bugingo Hakimu yarakoze. Ngira ngo n'abamukurikiye bakurikiye umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura baramubonye yuko yakinnye iriya match. Ngira ngo rero abakinnyi batabonetse ku munsi w'ejo, Furunganye yamaze kuba umugani yuko atazongera kugaruka vuba muri iyi season. Ubwo abandi bakinnyi batari bahari cyangwa se barimo gukora imyitozo ariko batazaboneka kuri uriya mukino ni uwitwa Youssou Diagne yamaze kuzuza amakarita 3 y'imihondo. Yego. Bivuze ngo rero niba Nsabimana Aimable adahari, Youssou Diagne akaba adahari, ni umwanya wa Nshimiyimana Emmanuel Kabange. Yego. Urumva rero Rwaka Claude Kanamugire Roger yari amaze iminsi afite akabazo k'imvune nawe atarimo kuboneka. Cyakora ku munsi w'ejo yaraje akora udecrassage dutoya. Kuri uyu munsi nibwo byagaragaraga yuko ari bukore imyitozo. Tunavugana yambwiye ati uyu munsi ndakora full training. Yego. Kubwimana Olivier, ikipe ya Rayon Sport ni ikipe wabonaga koko ikeneye imbaraga nyinshi zo ku ntebe y'abasimbura. Nibyo. Ariko hari abakinnyi tutabona mu kibuga, tutabona no muri 11. Ese abo bakinnyi ku myitozo baba bahagaze bate? Ni urwego ruri hasi koko determine ku buryo batagomba gukandagira mu kibuga? Ubwo ndavuga uriya bari bazanye bavuga ko aje gukina kuri nimero 9, hari Abdoulaye Jallow, hari
Asana na Innocent, hari ninde wundi Asana na Innocent, Abdoulaye Jaru na Biramahire Abedi na Suleiman Dafes. Izo rekiritoma zakozwe muri iyi merikato y'igice cya kabiri cya shampiyona. Yego nizo ndi kuvuga, ariko ndashaka ngo twibande kuri aba ngaba badakina. Ese koko ni urwego rwabo ruri hasi ku buryo batagomba kubona umwanya wo kuba bakina ngo bagire icyo bafasha ikipe ya Rayon Sports, cyane ko nkuriya Abdoulaye Jaru bamuzana bavugaga ko mu gihugu aturutsemo ariwe wari uyoboye shampiyona ari Meilleur buteur, ni gute yagera hano akaba flop ku buryo atajya no kuri feuille de match? Ni ukuvuga ngo uyu nguyu Abdoulaye Jaru abakinnyi bo ntabwo bo ubwabo, duhereye kuri kapiteni Muhire Kevin ntabwo bamushaka, kubera yuko bararebye ari imikino ibiri y'igikombe cy'amahoro kuri Gorilla ndetse no kuri Kiyovu Sport, bashatse kumushyira kuri 18 kugira ngo aze gusimbura Muhire Kevin, yangira uwitwa Robertinho Concarves de Carume yuko ari buze gusimbura cyangwa se ari buze kujya muri 18, kubera yuko uyu yari ari kuri 18 ariko atari buze, bagiye kumushyiramo arabyanga kubera ko baramuhagurukije ngo yishyushye, arahaguruka arishyushya, ariko yanga kugira banga yuko abakinnyi nibo babyanze yuko ajya mu kibuga. Birumvikana rero biragendana n'amakuru ari hanze y'ikibuga avuga yuko iyi ngiyi ari rokiritoma y'uwitwa Sam Karenzi senior, umunyamakuru wa mbere hano mu Rwanda. Sam Karenzi iyi rokiritoma ngo niwe wamuzanye mu ikipe ya Rayon Sports, bigendanye n'amakuru agenda acicikana hirya no hino avuga yuko rwose yaba yaramuriyemo amafaranga atari makeya muri rusange, ariko n'ubundi ubushobozi bwa Abdoulaye Jaru buri hasi. Mu bigaragara byo akeneye imbaraga. Niba twarabibonye, niba Rwaka Claude aje agatangira gukinisha uyu Biramahire Abedi, nibyo koko nta yindi bagenderaho, agatangira gukinisha pa play, akabanza mu kibuga agakinisha ninde wundi waje ubanzamo atarabanzagamo, ninde wundi mu ikipe ya Rayon Sports, Prince Erenga Ekanga. Ubu ngubu bamaze kubanzamo imikino igera kuri 3 nyuma yuko Robertinho bamuhagaritse. Njyewe nabonaga yuko ubwo Furunganya avunitse ari cyo gihe cyo kugira ngo Abdoulaye Jaru akine nka typical number 9, ariko bihita bitwereka yuko urwego rwa Abdoulaye Jaru ruri hasi cyane. Niba Rwaka Claude adashobora no kumubona yuko yatanga ibisubizo mu ikipe ya Rayon Sports, urumva yuko biragoye. Uko biri kose hari ukuntu twajyaga tuvuga duti hari uburyo umutoza azakishimira abakinnyi akavuga ati aba ngaba nibo banje, ariko niba na Rwaka Claude yarahageze akabona ko koko Abdoulaye Jaru nta musaruro yamubonamo, icyo gihe ntabwo wajya kwishisha Robertinho ngo ntiyamukinishije. Urumva ko umukinnyi ni igihuha ntabwo hari. Mu bigaragara byo ni igihuha, niba yaraje ari umu backup ushobora no kuba uwa mbere mu gihe Furunganya agize ikibazo cy'amakarita cyangwa se anavunitse, bikarangira bamuzaniyeho bazanye ubundi. Buriya Biramahire Abedi nuko akina typical number 9, ariko ubundi bari bamuzanye nk'umuwinga. Ikindi wenda navuga kuri nuza wambajije kuri Asana na Innocent, nawe ntakina, ariko Asana na Innocent we agerageza kuza muri 18, abari muri Swadi. Ni ikibazo cy'igihe cyangwa se kikaba ari n'ikibazo cyo kuba nta fitness iri ku rwego rwo hejuru afite, ariko mu bigaragara byo turi kumwe mu Nzove, ngira ngo twarabisobanuye, tubibwira abanyarwanda, turababwira tuti uyu mukinnyi azaba mwiza, ariko azaba mwiza muri sezo itaha kubera ko yasinye amasezerano y'imyaka 2. Ikipe ya Rayon Sports rero ikaba irimo yitegura iyi match twakwita ko ikomeye cyane, igiye guhura n'ikipe ya Etincelle. Twabonye ikipe ya Etincelle igora mu buryo bukomeye cyane ikipe ya APR. Si ni ikipe ya APR, ntabwo ari ikipe ya APR, wenda wakomeza ndaza kuba nyigeraho mu kanya gato. Impamvu mvuga ikipe ya APR ni ikipe ibizi ko iri kuri pressure yo gushaka igikombe, ni ikipe ibizi ko idashobora gukora ikosa iryo ari ryo ryose ryayigusha mu mutego wo kuba yabura amanota 3, cyane ko wabonaga ko ikipe ya APR iyo misiyo yayo yari yayikoze kare ibasha kwinjiza ibitego 2, ariko ikipe izagaruka ikagukubita backup y'ibitego 2 mu gice cya kabiri, iyo ni ikipe ikwereka ko iri hejuru.
ya mu bigaragara byo ikipe ya Etincelles ntabwo ari ikipe yoroshye, niba twarabibonye yaramaze kwishyura ibitego bibiri igaturuka inyuma, reka icyo bita iyitsinda nicyo bita abongereza bavuga ngo twin from behind, gutsinda uturutse inyuma. Ntabwo yatsinze rero, ariko byahise bigaragaza performance nziza ifite, bihita bigaragaza n'abakinnyi beza ushobora gutuma isaha iyo ari yo yose ukababwira ati mugende munzanire umutwe w'uyu muntu cyangwa se amanota atatu ndayashaka. Mu bigaragara byo iyo bakomeza kotsa igitutu ibitego bitatu biba byaranabonetse kuko we twari turi no mu mukino yagiye ihusha n'ibitego bigiye bitandukanye, ariko mu kintu cyatumye igira performance mu gice cya mbere ni uko ikipe ya APR yaje iri hejuru ishaka nyine gukora misiyo kare, ikaza nyine ifite nabyita nka presiyo nyine yo gushakisha igitego, yari ifite kugira puresha nyine yaje ifite puresha yo kwicara ku mwanya wa mbere. Yego, byatumye rero ikipe ya Etincelles yo igumya ikina umukino yitonze cyane ko n'umutoza yabaganirije arababwira ati ndimo ndabibona ko ziriya ari effort ikipe ya APR ntabwo yoroshye. Yego, yarababwiye ati ndabona ko ari effort ikipe ya APR irimo irakoresha kugira ngo ibotseho umuriro, ariko mwitonde mukine neza, mugerageze kujera situation, igice cya kabiri turaza gukina. Niko byaje kugenda. Iyi kipe rero ku bushobozi bwayo twabonye yagaragaje kuri ekipe ya APR, iramutse ibukoresheje no kuri ekipe ya Rayon Sport, urabona ko byaza kuba byayibyarira umusaruro, cyane ko nayo hari ibyo iri kurwana nabyo muri uyu mukino. Kubw'Imana Olivier, urabona ikipe ya Rayon Sport ari ikisabwa kugira ngo ize gutsinda iyi match, cyane ko twabonye ko ikipe nayo ari ikipe itoroheje kandi wayisuye wayisanze iwabo. Navuga nti Mr. Veda, navuga nti iyi kipe ya Rayon Sport biraza kuyikomerera kubera yuko ni umukino wa mbere w'ikipe ya Rayon Sport yakinanye n'ikipe ya Etincelles hariya kuri Kigali Play Stadium, twaweretse abantu. Ni umukino neretse abantu kuri channel yacu yitwa Byose TV. Abanyarubavu benshi bawukurikiranye kuri channel yanjye barambwiye bati ikipe ya Etincelles irakomeye pe. Urumva, ni ukuvuga ngo ikipe ya Etincelles Festival iraza ishaka gukora revenge, kwishyura ikipe ya Rayon Sport kubera yuko yatsinze igitego hariya umusifuzi aracyanga. Umusifuzi aracyanga, iyo ngiyo ni umujinya wa mbere. Umujinya wa kabiri, bafite umudiyasipora wamaze kubaterekeraho ibihumbi 300 gutsinda ibitego biri hejuru ya kimwe ikipe ya Rayon Sport bya prime kuri buri mukinnyi, ibihumbi 300 kuri buri mukinnyi. Witonde, haraga umuntu. Iyo ni umujinya wa kabiri. Umujinya wa gatatu ni ugukonfirima yuko iyi kipe ya Etincelles ntabwo ijya irwanira imyanya imanuka, ahubwo ni ugukomera ku cyubahiro cyayo. Yego, urumva, biraza gukomerera umutoza Rwaka kuvuga ngo ndabanza monde ndareka nde. Urumva, ni ukuvuga ngo ku mukino wa Muhazi United ndetse Kanamugire ntiyari ahari, Sulaiman Dafe ntiyakinnye, baraza kuba bamurekipeye. Yego, Kanamugire ntiyari ahari, no kuri Mukura ntiyari ahari, maybe ko bari buze kuba barekipeye nyine Sulaiman Dafe kugira ngo aze gukinana na Richard. Ni ukuvuga ngo rero biraza gutuma iriya rido defensifu cyangwa se niba Omar Nyinge ari bukinane na Kabange, Nshimiyimana Emmanuel Kabange, badasanzwe bakinana, biraza kuba ari atansiyo ikomeye cyane. Yego, urumva, biza gukomerera ikipe ya Rayon Sport, iramanuka ishaka gukonfirima umwanya wayo wa mbere. Yego, iraza gukina
ibyavuye mu mukino w'ikipe ya APR. Urumva rero ni umukino utari buze kuba woroshye hariya mu karere ka Rubavu. Kubw'Imana Olivier uravuze uti ikipe ya Etincelle bamaze kuyiterekeraho ibihumbi 300. Ndabisubiramo. Ikipe ya Rayon Sport nayo dusanzwe tuzi ko ibintu by'agaprime igenda nayo ibicacambuwa neza cyane. Nta bwino waba ufitemo indani za ndani? Ubwino ndabufite kubera yuko iyo mfite iyi telefone yanjye imfasha kumenya buri makuru yose ari mu ikipe iyo ari yo yose. Gusa usibye ko hari ayo tuba tutemerewe gutangaza kubera ko ba nyir'ubwite ntabwo baba bayaduhaye ngo tugende tuyasase cyangwa se twayakuye n'ahantu tutizeye cyane. Ariko amakuru mfite none aha ngaha ubu tuvugana ni uko prime y'ikipe ya Rayon Sport bayishyize ku note y'150 kuri buri mukino, kandi noneho bakava i Rubavu bayatwaye. Uribuka ku mukino wa mbere batsinda ikipe ya Rutsiro bayitsinda igitego kimwe, niba nibuka neza, igitego cya Charles Bare, igitego cya Charles Bare ku mupira wari uhinduwe na Muhire Kevin muri Fazari batsinda Rutsiro. Uribuka yuko abasaza aribwo bari baje ku mukino, niba ari uwa gatatu niba ari uwa kane, abasaza nibwo bari baje, amafaranga bayatwaye mu ntoki. Nanone niko biri buze muri mvirope barayacyura rwose. Abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport baramanuka Nyirangarama rwose bameze neza. Kubw'Imana Olivier, reka twongere tugaruke mu bakinnyi. Wambwiye uti uwitwa Hadime Ndiaye ari gukora imyitozo neza, uwitwa abo ba Kabange ba Muhire Keve barahari bameze neza, n'abandi bakinnyi bose bagiye batandukanye. Ariko se umutoza Rwaka Claude yaba ari bwongere kugirira icyizere uwitwa Kadime Ndiaye tuzi nk'umuzamu wa mbere, nyuma y'uko bavuze ko yaba yari yarafashe akantu k'injyawuro? Haba hari ibiganiro wenda byakozwe hagati yabo n'uwo mukinnyi, cyangwa se no kuganirizwa, cyangwa se no kuba wenda Kadime yarasabye imbabazi akemera wenda ko niyo ruswa yayiriye akavuga ati narayiriye ariko wenda ntibizongera? Urabona Kadime Ndiaye ugendeye ku myitozo wabonaga bakoze ku munsi w'ejo, urabona Kadime Ndiaye izamu azarisubiramo? Witwa Kadime Ndiaye iyo yaba ari shuwa y'umutoza, kubera yuko turi hariya i Rubavu, ubundi ntabwo uriya mukino yagombaga kuwukina, ari nayo mpamvu bahise bawegeka kuri Robertinho Concalves de Carume. Bari bamubujije gukinisha bamwe mu bakinnyi bakekaga yuko bariye ruswa, ariko biza kurangira abakinishije n'umukino barawutakaza, batakaza amanota 2. Ni ikintu kitakiriwe neza n'abakinnyi. Amakuru mfite ku byifuzo by'abayobozi, numva yuko amakuru mfite nuko basabye Rwaka Claude yuko atamukinisha. Basabye Rwaka Claude yuko atamukinisha kubera yuko aracyafite, niba navuga ihungabana cyangwa se depression, yuko bamushinjije ibyo bintu wenda by'injyawuro atabirimo, kubera ko twagiye tubona na statement yagiye akora avuga yuko atigeze abijyamo cyangwa se nta mafaranga bigeze bamuha. Ariko nawe ukaba wamwumva kubera ko niba ari umukinnyi wari umaze amezi 3 adahembwa kandi baba baraje guhaha, kumukubita inote ya 200 bakamubwira ati nimunganya araba ari sawa, kandi bari bamaze iminsi badahembwa. Urumva rero byari kuba nawe wamwumva, ariko nkeka yuko nk'umukinnyi w'umuprofesiyoneri nanone ntabwo wakimushimira icyo kintu. Ni ukuvuga ngo rero kumubanzamo biraza kuba imikino ibiri, uwitwa Ndikuriyo Patient ni clean sheet imwe, yo kuri Muhazi yinjijwe igitego kimwe. Urumva ni imikino 2 yinjizwe igitego kimwe, ntabwo ari bibi cyane. Ubwo urumva rero Kadime Ndiaye nawe ntabwo ari mubi, ahubwo Kadime Ndiaye nubwo yaba atanariye agira ikibazo cyo gutayiminga nabi, afite timing itari nziza. Isaha iyo ari yo yose Rwaka Claude amushyizemo hatabayeho ibi bintu by'injya, ariko nkeka yuko ku rwange ruhande Kadime Ndiaye baba bamwihoreye bagakomeza bagakinisha Patient Ndikuriyo, kubera ko nawe ni umukinnyi mwiza ushobora gukina mu izamu, afite detente, afite timing nziza noneho cyane biri perfect, afite taye, mbese nyine akora amaparade,
yujuje ibisabwa by'umuzamu isaha iyo ari yo yose bamushyizemo Kadimende yaye nta kibazo, ariko ku rwanjye ruhande nkeka yuko bamwihorera kumushyiramo, bikaba n'akanyafu bamunyujijeho kugira ngo iyi sezo irangire adakinnye. Olivier, reka mbisanishe n'ibyo Wasiri yavuze, aravuga ati twewe dufite profesa wigisha abata ku buryo batsinda ibitego. Wahoze utubwira uti Foro Nganye ku munsi w'ejo yari ku myitozo mu Nzove, ese wabonye yarakiriwe ate, yari yicaye he, ese wabonye hari ibyo ari kugenda aganiriza abakinnyi, wabonaga ari ibintu bimeze bite? Mbona ukuvuga ngo ku mugoroba, reka wenda mbere binjiye, urabona ko bazanwa na Kwasiteri, iriya Kwasiteri yarinjiye, ntabwo twemerewe gufata amashusho abanyarwanda mu byumve, tugiye gufata amashusho baratubwira bati ni mu byihorere, ntabwo byemewe, ntabwo umutoza abishaka. Foro Nganye yaje rwose mu myambaro myiza ye yo gusohokana, atari amajezi, araza yicara kuri ya benshi iri hakurya, ku ntebe z'abasimbura, ku kibuga cy'imyitozo abahazi barahazi, yicara hariya ari kumwe na team manager ndetse n'umuganga Mugemana Charles, ubwo ngubwo aza kuba nyine areba imyitozo uko igenda, ari nako abaganga bagenda bamwitaho, ni nako kandi imyitozo yarangiye yegera uwitwa Biramahira Betty. Yego, bamaranye igihe kingana n'iminota nka 15 arimo amubwira, amwereka uburyo bashota mu izamu, amwereka uburyo bazamuka ku mitwe, mbese nyine ukabona yuko afite inyota yo kuba yagaruka mu kibuga vuba, afite inyota yo kuba amakuru mfite nuko yabwiye Biramahira Betty, aramubwira ati mbabarira sinshaka umuntu uzancaho wenda azaba ari wowe. Yego, ati ninjye kuva navunika nta muntu urageza ibitego 13, ati ako gahigo ntago baragashyira, ati mbabarira basi muri iyi mikino isigaye ubitsinde. Ariko reka tubanze dushimire Foro Nganye, ni umuntu w'umugabo, ni umuntu watangiye fazare ayitangira abandi bamaze gukubita jurone zigera nko muri 3, arakuzira ku mikino igera nko kuri 12 13 ngire ngo yakinnye, ahita akubitamo ibitego 13, na n'ubu abataka bose bakina mu ma ekipe hano mu Rwanda bari kumwirukanka inyuma. Oya, ni ukuvuga ngo uyu ni umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu gihe gito, mu mikino mikeya, mu gihe sezo ya 2023-2024 yarangiye, Ani Elija ndetse na Victor Mbawamacukwemeka barimo kurwanira ibitego 15 by the way, ariko ntawagejeje 15, ntawabigezemo, bose barabinganyije. Urumva rero aba top scorers bacu, Foro Nganye yaburaga ibitego 2 kugira ngo abafate anabarengeho. Yari afite agahigo, iyi sezo yari gutsinda, ko gutsinda ibitego, nizo nzozi yari afite. Ariko iby'umupira akareba ibyo amaze gukora, ariko arakubwira ati muri sezo ebyiri mfite hano mu Rwanda, ati wenda imwe irarangiye, ati ariko indi nshaka gushyiraho byibuza ntavunitse 25 nzabitsinda muri iyi sezo igiye kuza. Niyo yakubwira 30 wabyemera, kubera ko impamvu imibare afite mu mikino mike turimo kubara ibitego 15, ariko mu gikombe cy'amahoro yaratsinda, mu mikino ya friendly game yaratsindaga. Yego, urumva rero ni umukinnyi ufite ibitego byinshi mu kugura. nyuma y'uko Foro Nganye avunitse, haje uwitwa Biramahira Betty, ariko aza akina nka wing, hanyuma baza kubona ko nta yandi mahitamo, cyane ko bari babonye ko uwitwa Durayi Jaru basanze nta kintu kiri kugenda, baravuga bati reka dufate Biramahira Betty tumushyire kuri bench, tumuhengekeho turebe ko hari umusaruro yatanga. Aka kanya ubu tuvugana niwe Abareyo cyangwa se ikipe ya Rayon Sport iri kugenderaho, niwe iri gukesha intsinzi. Igitego kitabonetse kuri Biramahira Betty, ibintu ni ikibazo. Ese koko Biramahira Betty nkawe w'umunyamupira, uburyo tuba tubureba hariya ku kibuga, Biramahira Betty muri ekipe ya Rayon Sport uri kumubona ute? Biramahira Betty ni shanyarazi, namukreditinga, muhereza credit kabisa, appreciate for him, kubera ko uyu
mukinnyi, ni umukinnyi wabashije kwambara inkweto za Paul Nganye. Ni umukinnyi umaze kwigarurira imitima y'abafana ba Rayon Sports. Ni umukinnyi bigaragara yuko nawe ashobora kuzaza muri ba top scorers b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda muri Rwanda Premier League 2024-2025. Ni umukinnyi wagiye ku rukuta rwe rwa Instagram aravuga ati iyo wera uhora utsinda. Ni umukinnyi rero bigaragaza yuko akora imyitozo myinshi itandukanye. Buriya iyo mbere yo kujya mu Nzove arabanza akajya muri IPRC akajya gukora imyitozo we na Ayabonga Rebitsa, imyitozo ngororamubiri kugira ngo nyine akomeze yubake fitness, noneho ajye no gukora ajye gutacinga kuri baro. Biba byiza rero yuko umukinnyi nk'uwo nguwo ntago ajya mu bagore, kandi abakobwa baramukunda buriya cyane. Uwitwa Biramahire Abedi abakobwa baramukunda cyane, siritu nka mushiki wacu DJ Brian buriya akunda Biramahire Abedi cyane. Ubwo ngubwo rero ni ukuvuga ngo Biramahire Abedi nari ndimo kugenda muvugaho ku munsi w'ejo ku wa kabiri. Nafashe ifoto ye amaze gutsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sports ubwo yanganyaga n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Nyishyira kuri stati yanjye, yarebwe n'abantu 820 kuri stati ya WhatsApp. Ubwo ngubwo abantu ndavuga ni ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo rikomeza imfuruka. Abareyo benshi barambwiye bati ewana kabisa uvuze neza, ati ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo rikomeza imfuruka. Ati twari tuzi yuko Biramahire Abedi nta kintu azadufasha, ati ariko noneho turimo kubona ariyo nyenyeri y'ikipe ya Rayon Sports. Mu by'ukuri rero nta byinshi Biramahire Abedi namuvugaho kubera yuko yujuje ibisabwa bya rutahizamu. Yego, nibyo koko ni umukinnyi turi kubona ko ari kugenda yitwara neza, yaba mu gikombe cy'amahoro ari kuza agatsinda, yaba shampiyona ari kuza agatsinda. ubone ko rwose hari ikintu agomba gufasha ikipe ya Rayon Sports bigendanye no kuba baratakaje umukinnyi rutahizamu ngenderwaho. Wana kabisa rwose azagira kinini afashe ikipe ya Rayon Sports. Ariko se bwana Kubwimana Olivier, reka dufate Biramahire Abedi turebe n'uyu mukinnyi wa APR Djibril Ouattara. Ese urebye ibitego Biramahire Abedi ari gutsinda, ubwenge burimo, ubuhanga ari gukoresha, imbaraga biri kumusaba, ukareba na Sheikh Djibril Ouattara ibitego 7 amaze gutsinda, ukareba nawe ubuhanga ari gukoresha, aba bataka urababona gute ku ruhando mpuzamahanga? Navuze kuri Biramahire Abedi, reka nongere ngaruke kuri Sheikh Djibril Ouattara. Ni umukinnyi mwiza w'umuhanga uzi kwidetasha bakamuha baro. Ni umukinnyi buriya niba warabibonye neza azi gucenga. Ni umukinnyi uzi kujena ba rutahizamu, ariko noneho ari karite adafite. Nyine asa n'aho aremereye, aracyaremereye, nta fitness nyine, ntago ari supre. Ariko Biramahire Abedi ni supre, ni wa mukinnyi isahani iyo ariyo yose uzamuhereza baro akabasha guhita ahindukira rimwe. Afite speed ahita ahindukira. Warabibonye ku mupira Youssou Diane yamuhaye kiriya gitego cya kabiri yatsinze Ingoma. Waramubonye uburyo yafashe bara, akimara gufata bara agahita ahindukira rimwe, jet call agahita ahindukira, agahita agira gute, agahita yiminina muri file. Ni ukuvuga ngo rero Sheikh Djibril Ouattara biramusaba kubanza gufata baro, akabanza akajya gucenga, agahita ayihereza ku ruhande cyangwa akayihereza muri hagati, noneho kugira ngo noneho abashe guhita yidetasha, abone space ajya gukiniramo cyangwa se aza gupenetramo. Ni ukuvuga ngo Sheikh Djibril Ouattara icyiza cye nawe azi gutsinda zizamu, ariko wamufashe uramufata pe,
uramufata kandi ukamunyweza ku buryo uri umudefanseri ushobora gutaha utamukoreyeho ikosa nawe nta gitego yakubonyemo nta n'amakosa wamukoreyeho. Ni ukuvuga ngo Sheikh Djibril Ouattara ikindi kintu atandukanye ikindi kintu Biramahire batandukaniyeho ni uko hari igitego cya penaliti yari yatsinda se Abedi nta gitego cya penaliti yari yatsinda. Ibitego niba nibuka neza amaze gutsinda ibitego nka bitatu niba atari bibiri, kuko byagera nko muri bine muri Peace Cup na shampiyona, kubera ko amaze gutsinda ibitego bigera muri bitatu cyangwa bine bya penaliti. Urumva rero bitandukanye na Biramahire Abedi watsinze ibitego bya penaliti, ariko bose Biramahire Abedi atsinda muri open play, atsinda ibitego byo muri open play, umukino ufunguye kabisa, agapurasa umuzamu akamushota ewana kabisa, ubona yuko Biramahire Abedi nawe ni umukinnyi mwiza. Ariko noneho Sheikh Djibril Ouattara kabisa nawe yamaze kutwigaragariza, yamaze kutwereka yuko abaye akinnye imikino 15 nawe kabisa nawe yatanga kompetisiyo kuri ba rutahizamu ba hano mu Rwanda. Yes, dusoza rero bwana Kubwimana Olivier, kipe ya Rayon Sport yagize itya ibihagaritse umutoza Robertinho, umutoza kabisa w'umunyabrazil w'umuhanga cyane ufite izina riremereye, yaba hano muri shampiyona nyafurika ndetse n'ahandi hose baramuzi. Ni umutoza yabaye n'umusirikare muri Brazil, yagiye aremereye za Simba zaki, urumva ko nyine ni umutoza w'ibigwi. Ariko se ndagira ngo uduhe ishusho uyu mutoza Rwaka Claude uje gutoza ikipe ya Rayon Sport kuva yayifata ntabwo aratsindwa. Ese uramubona ute muri iyi kompetisiyo yinjiyemo mu makipe y'abagabo kuko yatozaga y'abagore, ugendeye kuri iyi mikino 2 amaze gukina, umutoza Rwaka Claude uri kumubona? Ni ukuvuga ngo umutoza Rwaka Claude ni umutoza mboneraho no kumushimira kubera yuko nagiye murasaho umuriro kuri channel yanjye yitwa Byose Byose TV. Nagiye murasaho umuriro, abantu benshi bakambwira bati Petit Frere kabisa ubirimo neza, ati ntabwo twumva ukuntu umutoza uturutse mu bagore yaza gutoza abagabo. Hari n'imyitozo yabanje gutanga kiri kumwe na Robertinho, abakinnyi batangira kumusuzugura, ariko noneho aho Robertinho agendeye ni umutoza wabashije gukaruma situation yo muri dressing room, ni umutoza wabashije kugaragaza icyo ashoboye, icyo ni icya kabiri. Ni umutoza uzi kuganira football, ikindi kandi ni umutoza ufite lisansi yo gutoza ikipe y'abagabo. Ni umutoza mwiza, nta kinini ndi bumuvugeho. Amaze gutoza imikino 3, yatsinze umukino umwe, undi mukino yawutoje ari kumwe na Robertinho barawunganya mu karere ka Rubavu. Amaze yanganyije umukino n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Urumva rero ntago ari bibi cyane ku mutoza Rwaka Claude, ahubwo icyo nakubwira cyo reka tumwitege mu mikino itaha, mu mikino iri imbere, turebe icyo azaniye abareyo muri rusange mu ikipe y'abagabo, kubera ko abenshi niho baba bashaka kureba. Turebe icyo azaniye ikipe y'abagabo, turebe se uyu mutoza koko yari we mutoza wungirije ushobora kuba yanagira amahirwe agafata ikipe nkuru y'abagabo. Ese niwe wari kungiriza Robertinho? Kubera yuko uyu mutoza bitandukanye nuko witwa Ayabongare Bita atumvikanaga na Robertinho, ntabwo bumvikanaga, ariko noneho turimo kubona kombinezo nziza y'uwitwa Rwaka Claude n'uwitwa Ayabongare Bita. Noneho dressing room y'aba bagabo bombi uko ari babiri ukayishyiraho, urabizi yuko Ayabongare Bita ari wa mutoza ubasha kujera mu mutwe h'abakinnyi, haba ari habi cyangwa ari heza. Iyo ari habi arahafata akahagira perfect. Ni ukuvuga ngo rero no kuri touchline urabibona yuko baba bafite ishyaka n'inyota byo gutoza ikipe ya Rayon Sport. Bano batoza bombi uko ari babiri, ndakeka iyi mikino ntago ari mibi bamaze gutoza uko ari 2. Mukura na Muhazi United ntago ari bibi, ahubwo twabitega mu mikino itaha iri imbere.
yego reka tubashimire rero mwe mwari mudukurikiye hano kuri The Public Sport tubabwire duti amahoro y'Imana abane namwe njye twari kumwe nitwa Nzabakurana Vedaste kubw'Imana Olivier gira icyo ubwira abakunzi ba The Public Sport hanyuma tubabwire duti imikino ya siporo ni akagaruka. Tutagiye cyane mu magambo cyane nuko ukwiye gukanda subscribe kuri The Public Sport warangiza ugakanda akazogera nk'uko twatangiye tubivuga mu kiganiro ugakanda akazogera kugira ngo ujye ubona all notification z'ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda dukora. Ikindi kandi nakubwira nuko ukwiye gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigere hirya no hino. Yego nibyo koko amakuru y'imikino muba mwagiye muyumva hirya no hino ariko abantu benshi baba bagiye batanga amakuru agiye agoretse ariko twebwe turaza tukayasasanura kandi tukabiganira neza cyane. Niba wakunze ibiganiro byacu rero akanda like kugira ngo tubone yuko bagiye babikunda, sibyo bwana Vedaste? Ubwo ibindi byose nakagaruka hano kuri The Public Sport. Turabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.